n'umunane. Yego, nyene abakuru b'itorero barindwi baza kumfasha. Hari ikibazo mubazwa ababyeyi, nari abakora ibikomeye, natwe dufatanyije namwe kwishima. Mwanejejwe n'impano Imana yabahaye, mwabishimiye Imana, muje kubihamiriza imbere y'abizera. Ariko hari ikibazo muza gusubiza mubihamishije kuvuga ngo yego. Mwemera yuko iyi mpano y'umwana Imana yabahaye ari yo muremyi, kandi mumushimiye icyo yakoze, namwe mwemeye inshingano yo kurera kuzageza igihe uyu mwana azagerera ku rugero rw'imyaka y'ubukure, aho azafata icyemezo cyo kwiyegurira Kristo nk'umwami n'umukiza, akabihamisha kubatizwa mu mazi menshi. Niba ari yego mugiye muti yego, turabisezeranye. Bagize bati yego, turabisezeranye. Reka nibutse n'abamaze kwakiza abana, hari interuro mvuzemo kandi dusoma mu nyandiko ivuga ngo usezeranye kurera uyu mwana kuzageza igihe azagera ku rugero rw'imyaka y'ubukure, akiyegurira Kristo, abihanishije kubatizwa mu mazi menshi. Barasubiye bati yego. Kimwe n'ibyo Miyeri yavuze, birababaza igihe umwana ageze igihe cyo kubatizwa, umubyeyi akaba inkomyi. Mwumva uko Abadiventisiti umunsi wa karindwi tubyizeye. Dushingiye kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, byemeza yuko umwana wabaye mu biganza bya mama akababwa hafi na papa igihe bishoboka, cyangwa abandi barezi bahisemo kumurera bitewe n'impamvu zo muri ubu buzima, iyo yujuje imyaka 12 aba ageze igihe cyo kubatizwa. Hari izindi nyandiko zitwereka imyaka 8, imyaka 10, ariko iyo nasomye ivuga ko imyaka Yesu yategereje kugira ngo aje mu rusengero, imyaka Yokebedi yategereje kugira ngo ajanire umwana umukobwa wa Farawo, imyaka umwana ahindura izina mu Ruheburayo akitwa Beni Hatora, ntacyo wamuhinduza ku burere yakiriye. Barakomeza bavuga ngo igihe umwana arenze iyo myaka atarafata icyemezo cyo kubatizwa, ababyeyi ntibakwiriye kwibaza uko byagenze, bakwiriye kureka n'itorero rigashiraho akaryo. Bija rero bitera agahinda igihe ababwirizabutumwa, abakuru b'amatorero n'abapasitoro batangiye gukirana n'ababyeyi, umwana ashaka kubatizwa ariko ababyeyi batagize gute, badashaka. Iyo atari Umudiventiste munsi wa karindwi ndabyumva, ariko iyo ari Umudiventiste munsi wa karindwi wakije n'umwana, nangira kuvuga ngo uyu nguyu iyobokamana ye irimo ikibazo. Rero aba babyeyi barabishimye, n'abandi turabyibukijwe. Abo turera dukomeze kubamurikira Kristo mu izina rya Yesu. Amen. Abakuru b'itorero mwegere hano hafi, mwegere hano hafi. Reka dusenge. Uwiteka Mwana Imana, uri umutangabugingo w'Imana, uhabwa icyubahiro. Amen. Turagushimira cyane ibitangaza wakoreye iyi miryango, bashiki bacu bagatwita,
ukabaherekeza muri urwo rugendo rwose batazi, nubwo ibyuma by'abahanga bisigaye biramenya, ariko kumenya ko umubyazi ururutsa bizwi n'Imana, igihe kigeze bakurutsa amahoro uhabwa icyubahiro. Amen. Impano ntabwo bayigumaniye, bazanye abana ngo bakikirwe n'ibiganza by'abagaragu bawe, natwe rero turabakweguriye kuko ari umugisha. Amen. Ababyeyi uzabahe guhaha no kuronka kugira ngo babone ibitunga abana nabo bavuke mu isi y'imyuka mibi ihumanya n'indwara zitandukanye. Uburinzi bwawe ni ingenzi kuri bo kugira ngo bazakure bashimana Imana n'abantu. Amen. Igihe nikigera bakakwiyegurira, bazakomeza guhinduka intwari zandikwa mu bitabo byawe, ubwo tuzaba tugusanganiye aho uri waduteguriye, twe nabo tuzaririmbana intsinzi. Amen. Dusabiye n'abandi babyeyi batwite ngo uzabahe kururutsa amahoro, dusabiye n'inja zavutse kugira ngo ukomeze kuzigira neza. Muri rusange dusabiye imiryango yawe ukomeze kuducungira umugisha, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen.